Ndagusuhuje. Umukinnyi wa filime nyarwanda uzwi ku izina rya Nyambo Jessica ni nyuma yuko amaze gutererwa ivi ku itariki 23 Nyakanga umwaka 2026 nyuma yaje gutangaza ko yahemukiwe bikomeye n'umuhanzikazi w'umunyarwanda uzwi ku izina rya Bwiza. Ubundi se bino byose byagenze bite? Bwiza no kubera iki yahemukira Nyambo bigeze aha? Ibiganiro nta handi wabisanga ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV. Ngiye kugeza ibiganiro nitwa Bomviva. Wowe upfa kuba warakanze subscribe ndahari kugira ngo nkugezaho ibiganiro hirya no hino ku isi biba biri kugenda bicaracara bivugwa. Hanyuma ngwa ikaze ku muyoboro mugari wa internet kandi urisanga. Yes, ubwo amaze rero gukanda subscribe nguhaye ikaze. Nkuko rero inkuru wagiye uyumva cyangwa se uyibwirwa, ni ibirori byari bidasanzwe, ni ibirori ariko bivanze n'inkuru mwokabyaramwe, ni ibirori byari biteye ubwoba. Ndabyibuka yari ku itariki 23 Nyakanga umwaka wa 2026. Umukinnyi uzwi mu izina rya filime yitwa Nyambo n'ubusanzwe ariko yitwa Nyambo Jessica, yari yatumiwe mu birori yatekerezaga ko ari ibirori byo kwizihiza isabukuru y'umuhanzikazi witwa Bwiza. Kugira ngo ubyumve neza yararatererwa ivi ariko ntabwo yarazi ko ari we barabikorera. We yari yahuye n'inshuti ze za hafi, noneho ziramubwira ziti Bwiza, umuhanzi witwa Bwiza, urabizi ko agira isabukuru muri yino mpeshyi, ubwo rero tugiye kuba tugize dute, tugiye kumutegurira isabukuru ku buryo ibintu bye tugomba kubiryoshya. Noneho n'umuntu uzwi ku izina rya Nyambo cyangwa se witwa Nyambo Jessica, ubwo rero nawe yahise atangira kubishyuhamo. Ariyo nkuru rero ngiye kukugezaho kugira ngo numve uburyo ki Bwiza aje kuba yamuhemukira, umwana mubi cyane rwose, ku buryo Nyambo yavuze ati uri umwana mubi cyane. Ibi birori rero byarakomeje birategurwa. Witwa Nyambo nawe ahita atangira kubishyuhamo, aravuga ati rwose tugomba gutungura Bwiza, ati tugomba kumutungura. Nyamara icyo atarazi nuko ibyo birori byari byateguwe ku buryo bwo kumutungura. Ntabwo arazi ko ari we bagiye gutungura. We ari kuvuga ati rwose ati tugomba kubikora neza, kandi ntabwo yarazi ko ari we ahubwo bagiye gutungura. Ndavuga Nyambo. Nyuma y'ngo rero umukunzi wa Nyambo uba mu gihugu cya Australia, yari yaramubwiye ariko amubeshya ko akiriyo, yari yaramubeshye ko akiri muri Australia. Nyamara we yari yaramaze kugera mu Rwanda rwihishwa kugira ngo amutungure. Mwabyumvise? Nyambo yahoraga abwira umukunzi we atari ko se uzaza ryari sheri, uzaza ryari mu Rwanda. Umukunzi we akamubwira ati njyewe ntabwo simfite umwanya wo kuzaza mu Rwanda vuba. Yari yaramubwiye ko atagomba kuza mu Rwanda vuba ahangaha. Noneho Nyambo nawe ahora yiteze ko atagomba kuza mu Rwanda vuba ahangaha. Nyamara uwo mukunzi we yari yaramaze kuhagera kera, ahubwo barimo gutegura uburyo ki bagomba gutungura Nyambo Jessica. Ubwo rero inkuru iracyakomeje. Data mwokabyaramwe, mbega inkuru. Ubwo inkuru iracyakomeje, telefone zakomeje gucicikana zibura udaca. Bati Nyambo ugeze hehe, ko ari wowe twabuze, abandi bose ko bahari.
nawe ati ndaje rwose, ati tumwereke, ati aho yahereye. ubwo yumvaga ko bagiye kugira gute, bagiye gukorera surprise umuhanzikazi Bwiza, kandi ntabwo azi ko ari we kabayeho. ubwo nyine niwe ibirori byari bishingiyeho. ubwo rero Nyambo ageze aho ibirori byari byabereye, yakomeje kwizera ko aje kwizihiza isabukuru ya Bwiza. Akomeza kwizera ko aje kwizihiza isabukuru ya Bwiza, aricara aratengamara, mbese ku buryo wumvaga nta kibazo afite mu buzima. None inkuru ya kabiri rero, umva ukuntu byagenze. Mu buryo butunguranye, umukunzi wa Nyambo yahise agaragara imbere ye. Yabadatu we abaragaragaye, amwegera, arangije ahita apfukama. Yabadatu we ahita atera ivi. ubwo Nyambo aho ngaho arangije ahita, hari ukuntu yahise agira, ahita akurayo impeta, abarayimweretse, arangije amubaza ko niba abyemeye ko bahita bagira gute, bahita babana. Yabadatawe Nyambo nawe yahise agwa mu kantu, muti byagenze bite rero? Ako kanya uyu mukinnyi uzwi nka Nyambo muri filime yahise atungurwa cyane, amarangamutima ahita amufata, amarangamutima aramurenga, hanyuma amusubiza atazuyaje, ati yego, ati ndabyemeye. Yamusubije nyine yemeye n'ubwuzu, ubusabe bwe bwo kumubera umugore kabisa. nuko aramusubiza, aravuga ati rwose, ati nubundi niwe nari nararindiriye, ati ndabyemeye. nuko abari baraho ngaho rero, abari bitabiriye uwo muhango, bahise bicoka mu kirere bose, barimo abo mu muryango ndetse n'inshuti za hafi, bahise bakoma amashyi. maze ibyishimo biba byinshi cyane. Icyakurikiyeho rero ngo ni ikihe rero? Inzoga zaranywewe, abantu barabyina bacinya mudiho, hanyuma bishimira uwo mwanya udasanzwe, ndetse n'uwo muhango wari wateguwe mu ibanga rikomeye kandi witabiriwe n'abantu bake. Ikintu rero Nyambo yaje kuvuga ko Bwiza amuhemukiye, ntabwo twavuga ngo ni kwaguhemukira abantu kwateye kwa kundi kumukora byamfura mbihoya, ni kwa kundi bya bindi by'abakobwa bavuga ngo shangura umwana mubi, ngo ntabwo ngo wari wantunguye. Nyine Nyambo we yumvaga ko yagatumiye bakiramani bakinanye, mbese abantu bagiye batandukanye, nyine inshuti ze za hafi, mu bakinnyi ba filime ba Miki bose bakaba bahari, ariko nyine baramutunguye, ntabwo bari bahari abo bose. Niyo mpamvu rero yabwiye Bwiza ati wampemukiye, ati uri umwana mubi. ubwo hari abantu rero mwumvaga kantu ko guhemukira, mugahita muvuga muti se buriya yaramuhemukiye koko, abakobwa bapfiki. Ntabwo ari ukumuhemukira ibingibi biri aho ngaho, ujya kubona umuntu ngo yahemukiye mugenzi we, yamwibye ibi, cyangwa se ngo mbese aya mashyari yaje y'ubu ngubu. Ntabwo ari uko bimeze. Uko yavugaga kumuhemukira ni nko kumubwira ati warakankoze, gusa nta birenze, ni surprise nyine baba bashaka gukorera umuntu kugira ngo nyine agwe mu kantu. Rero aka kantu niko yari ari kuvuga, ati rwose kabisa, ati warakankoze, ni nko gushaka kumubwira ati uri umuhanga muri utu tuntu kabisa, ati waranyemeje. Naho nta bundi buhemu buri aho ngaho. Bwiza we yakoze utuntu twiza cyane, buri utu tuntu Bwiza yakoze atungura Nyambo, buriya narabikunze cyane.
ubwo rero guhemukira Nyambo k'uyu muhanzikazi Bwiza ntabwo ari bya bindi by'amashyari yateye, oya, ako yavugaga nyine ni nko kumubwira ati uri umuhanga muri ibi bintu kabisa, wari waranteguriye, ati nanjye nza nishimye ngira ngo ni wowe tugiye gukorera surprise kumbi wambaze aho ngaho kabisa, ati waranyemeje. ubwo rero reka rero nkubwire ngo ino yitwa Kingdom JBTV, ukomeje gutega amatwi ngiye kugeza biganiro nitwa Bombville, we apfa kora kanze subscribe uzagenda umenyera ibintu byinshi muri bino biganiro tugenda ducishaho, kandi nanjye sinzagutenguha, ndari ku bwawe nawe uri hano ku bwanjye. Mugire ibihe byiza kandi ndabakunda.